gipangu kiriho irange ry'ubururu ku rugi cyangwa ni hano hepfo? Ni ruguru y'umuhanda gatoya, aho ngaho. Aha mbona hafunguye. Ni aho ngaho rwose, karibu. Ndaje. Nkingurire. Samureze neza kabisa. Mukunzi mwiza. Twakiriza iki? Shaka iki hano ko hari ibintu bihari nta kibazo. Twakiriza shaka iki hano. Nagukundiye. Gusa nyine igihari mari cy'umunyakiriza. Twakiriza. Naratombe kabisa mfite umukunzi mwiza bene. Okay, nacyo kanshaki ndebe muri film bya tumuzana. Asubire mwakiriye. Niko nagize urugendo cyane. Bikanzega tuzadutu. Rero shabihangana nta mukozi ngira ariko muri wese ndikupanga yongera mfite aramemukira araza arancucuba neza byose amaraho neza ariko ejo ndi nawe tunagiye kuzaga oya ariko azajya narumyaka gufasha oya oya nabona kurusha umwari mwiza sicyo nabwo kwisha sheri waje reka ngire kandi nawe ngize vuba ntabwo natinze sheri baby kuri kuba ukikubona ni byiza bakakadire wow baby noneho kubaze ngiri impuhwe urumva noneho njyewe ndetse ko nakugira ntabwo ngoye dore ucokora hano burya ukayumva burya ngakira ngo baze muhero inywa ushira icyaka mu muhanda wose ivumbi ryakwishe baby unashaka ikintu shaka ko tuzaza kujyana hano muri salo urumva bakakugirira neza n'umusheri wanjye banza umwe ongera iyo isari reka bana uko bikundo ni bwiza cyane ongera rimwe ariko nawe gira rimwe ongera noneho bakita kakafite intungamubiri cyane kavuye muri Kenya okay seri wewe humura noneho ibi ni bituruka ku mbaraga z'ibimera karanyorosheje noneho birangira n'abantu benshi cyane bankunda ngura ko mfite imishinga myinshi iridaho byakanini kinini ariko noneho akangaka sibyo karyoshye biraryoshye cyane biranyoroshye duse kumbona icyayi bikomora njye nakubwiye rero ukuntu nakuvuga kamisoze neza mfite imishinga za Kenya imishinga zinunze imishinga ya za piscine oya naga piscine tuza amamodoka amamoto atwagwa n'umuriro na za mashini noneho ejo bundi nshaka kujya noneho mu rwego rw'ababina bikorera abacuruza ibijyanye n'indege z'amawukaziyo nkajya zigenda nkazikoresha hanze muri za Dubai bazigarura
zikamera neza ushaka kuzakujyana kubera ko uzafite imishinga myinshi ushaka kugira ngo guhamo umushinga w'umweya njye gukorera umuntu wewe reba ndagukora cyane nta kintu azagukorera kereka nzapfa noneho reka nzane agatebe nanjye twicare tuganire ku buryo bugizi bwesa nk'ubugizi sibyo reka nze katihangane ndaje warambiwe ntabwo warambiwe ariko nshaka kubona ikibagira ngo wanditse cyane sinzi ikibazo ufite aho baje urumva rero sha mana yanjye nari nibagiwe hari akantu noneho k'akarusho karuta kandi sinzi ukuntu nabyibagiwe nakavanye hanze mu minsi yashize ndi kuza batekana uzagahashira iwanjye rero utu tuntu ntabwo tuzi akarongeye kukaguha ubukarya nakubundi ako ngaka ni uko nkanaguhaye ukakarya wajya ukanyishyuza gaturuka hanze gaturuka hanze noneho aka ngaka nakaguze ibihumbi 200 by'amanyarwanda noneho ndareba hasi aka kantu nzaga nkahishira wanjye neze yashari nyigiro nyigiriye we nukampunge se kuri uruwanjye uragira mugezi noneho aka kantu ukarire mu rugo byo byiza cyangwa ngwira hanga akakonyine se cyangwa abakundi turi inyuma aka karaheze cyane nyine inyuma hari utundi tuyigaherekeje buya kubera ko dukunze kubura ntabwo dukunze kuboneka kubera ko dukunze kubura abantu benshi ntabwo ba demaho haranga hafi yanjye aka nta muntu wakabona ashobora gusanga kari mu muhanda yagataye ntakategura kubona nyine ubona ukuntu kameze nyine ukabonye n'ubundi urihaye asheri nawe nukabije nawe aho ngaho ikiri kabuze byinshi njya kwibagirwa ariko zeshe mara yanjye baby wewe uruwanjye urumva nshaka kuguha imishinga imwe mfite hanze kugenda ukawibereye maze nkubaza ngo ibingibi asheri ndabona utameze neza kuyana ukimeze neza bagomba kugutega amatwi ntuje nyiri ku rukundo nkunde n'ukuntu mukunda urukundo rwiza sheri basi gira ufate nanga sheri kubanza nikabuno mu nese ngenda ikiziriko cyawe cyangwa nditungo woroye none se niba warambyaye wambyaye ngo nzirike mu rugo ahubwo ma nimba utarataha gira utaha ujye kugaburira za bagabo wawe nasize natetse ntubizi ko ntari umukozi wawe mareka nkubwire rero maze kuba mukuru ndakeye kubaho ngeze ndacyari umwana n'iri toto mfite umva ndakwiyamya ahubwo nkupira hari ibyo nari ndimo sheri sheri kugira ntabwo nicara ni akabazo gato kabaye mu rugo urabizi papa yarwaye ni ngombwa ko ntamweza kujya akabazo kabaye sheri biga muri amba barumva ukuntu sheri basi ubutaha uzaze tubone ntayifite cyangwa twisanzwe
ako nawe ngiye gukora kumenya iki zitanga nguko nari ngasize nta kibazo ubwo ndaza kubiha abandi bazabanyigire akoresheje utaha uzaze kwisanzuye neza ubwo nyine nuko ariko utaha tuzasohokera ahantu heza ku mazi tembere tujye ahantu heza haryoshye gusohoka bimererwe neza iki nta kintu ushaka kuzakugira uwanjye gusa ntabwo bisangiye ko mwakenyeye niko se mukobwa ko warayeyo n'ubundi yongera ukarara ubu utashya aya mara umujya hejuru ariko ubu urakarabye baravuga ngo ndatashye mu rwawe se ntabwo ari mu rwanjye ariko ari mu rwa data ariko nakume bakamisha naragwawe ubu nawe nzajya mu babyeyi mvuge ngo narabyaye ariko mama bundi ko nta soni ngira ariko ahubwo izajya gushima Imana byaye mukobwa mwiza we ninjye ubwira ngo nta soni ngira ndi nyoko wakubyaye wanjishiwe wa abandi yewe Kariza we kari ariko kujya kumuresha wa musambi wawukiriye wawukizesha ariko sha yewe ariko ubu nyamamagara abana narabyaye koko mbura nunyitaba koko ndapfuye ndapfuye muzehe kibihanda agiye ariko wadugahinyi bwafisha ubona umuhungu wanjye muhamagara nyihorere ngo naza ngo yibereye mu mijyi nta nuko kuza ngo arebe umusaza ariko mana ubu kandi nipfa ariko Kariza we Kariza we ako icyo cyobo uri guhamagara Kariza we ariko wandije wowe waguturabona sadapfuye umugabo wanjye arapfuye n'ubwibana munzanire utuzi turavuye kubona amazi yabuze kuko mugabo mwiza Kariza wawe cyane ariko iki gitsina umusaza baye iki mama wandije urabona sadapfuye fashe kumutera tumujyane muganzanire amazi amazi tugira ngo yamenye koko tero wanga marangu ngo mvye mwishoborero akitana byeki kiwanya ngo barana amazi yoyo yosajya gushaka undi musaza kwena ndudi Hello guys, please can subscribe, share like and comment. Be sure ko wayikoze to make my dreams to be reality. Oh gee.